muraho neza. Ubundi iyi bizinesi igiye kureba ukuntu uhindura ururimi, ushobora gukora registration ugasanga biri mu cyongereza cyangwa biri mu kinyarwanda. Ushaka guhindura ururimi waza hariya hejuru iyo hakanze bakwereka guhindura ururimi. Ngero ruri mu cyongereza ariko nshaka nahitamo ikinyarwanda cyangwa igifaransa, ariko reka mpitemo ikinyarwanda, ubwo nawe wayihitamo ururimi ushaka. Turebe, wamaze kwinjira ugiye gushyiramo nimero yo kubikurizaho. uza hano aha handitse ngo uwanjye, ubwo mu cyongereza yaba ari mine, ukahakanda. Noneho ukazamuka hasi ukareba ahari umutekano wa konti. Umutekano wa konti, aho uba ugiye gukora password yo kubikuza, ukahita wowe uza ukareba hano password yo kubikuza ni iyi ngiyi ubwo ni hariya uba uri bukande. Ahangaha akaba ariho ukanda, bakakubwira ngo nyamuneka andika ijambo ry'ibanga, ubwo ni hano. Ugashyiramo password igizwe n'imibare 6, naho ugashyiramo password igizwe n'imibare 6 mu gihe utarayikora. Ahangaha ugashyiramo password. Ku muntu ushaka kuyihindura niwe ubona ibi, ariko utararihindura, utararikora, ugiye kubikora bundi bushyashya. Aho rero iyo hasoje ushaka njye nabikoze naberekaga aho unyura. Iyo wabisoje rero uhita uza hano, none ubu ukiri iwanjye, ngo ni uwanjye. Ikinyarwanda kiranagora cyane. Uza hano ku makuru ya banki, aha niho ugiye gushyiramo nimero yo kubikurizaho, ukahakanda. Wamara kuhakanda, hano hejuru haranditse ngo banki, ukahakandamo, ugahitamo ese ni Airtel Money, ni Mobile Money, ugahitamo wenda MTN Momo. Hano haranditse ngo nyamuneka andika izina ry'ibishyuwe. Hariya ubwo ni izina ryawe ushyiramo. Wenda urugero, hasi haranditse ngo nimero ya banki. Hano ni nimero uzajya ubikurizaho, ukayishyiramo. Nimero ibaruye kwa rya zina wamaze kwandikaho. Iyo uyandika utangije 0, ugahita uza ugakanda hano ku bubiko, ugaho ngaho guhambira ubwo aho biba byakunze, ugahita ukanda kuri nibyo. Bivuze ngo nimero yo kubikurizaho uba uyishyizemo neza. Ibisanzwe rero kubikuza ubusaza kurikuramo, ubwo nanone uba ukiri hano kuri uwanjye. Kubikuza ubuzaza kurikuramo, ugakurikiza amabwiriza. Njyewe nta kintu byamfasha kubera ko ntabwo nduzuza 1000, kandi nta nubwo nigeze nandikira support. Iyo ugiye kubikuza wandikira support iyo ari ubwa mbere, kandi ukaba nta na VIP ufite. Murakoze rero. Task ziba reset saa 6 z'ijoro. Ngo mu gitondo wabyuka ugakora task.